kuko nicyo yakoreye uyu mugore w'umusamariyakazi. Yarabanje muhagarara imbere aravuga ati mada, mbere yuko wakira aya mazi y'ubugingo banza wemere huyuwa, banza wemere uriwe. Ikintu kitwica tugendera mu binyoma, ikintu kitwica turitwikira, ikintu kitwica twambara udupfukamunwa, tukambara face mask, ukambara mask ukigira igitangaza. Imana ikakubwira ngo banza wemere uriwe, ugendere mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Kandi buri ikintu nkundira Imana, iyo ufunguye ukajya mu kuri no mu mwuka ntabwo ikwanga. Cyo nkundira Yesu. Yabwiye umugore aramubwira ati madamu, erega ndakuzi ntacyo mpishwa, wowe wagize abagabo 5 n'ufite uno munsi, ariko dushobora gukomeza tukaganira. Ubwo aramubwira ati nakonyura umuhanuzi ati ntabwo ndi mu by'idini, ndi mu buzima bugomba guhinduka. Ikibazo dufite twahugiye mu twibagirwa ko ubuzima bugomba guhinduka. Ubuzima bugomba guhinduka, abantu bakagendera mu kuri no mu mwuka. Hari igihe abantu bakubwira ibintu. Kera nkiri pastori uyobora paruwasi, umuntu yize kumbwira pastor n'ubwo biriya myigishirize yawe izirukana abakristo. Nawe nahitamo kugira abakristo 100 bari mu kuri no mu mwuka kuruta 1000 kiri mu binyoma. Kuko ku munsi w'amateka nta kinyoma kizakora. There is no hiding place. Nta ushobora kububa, nta ushobora kwihisha amaso y'Imana. Abantu badahindishwa umushitsi na presence y'Imana ndabababarira. Kuko ku munsi w'amateka ngo byose azabishyira ku mugaragaro. Yesu yabwiye uyu mugore aramubwira ati madame, reka ibyawe mbishyire ku karubanda kugira ngo ugendere mu kuri no mu mwuka. Kandi umugore amaze kubyemera yabaye affirmed. Yesu umva abaturage bagenzi be niwe mada kora hano, watugiriye neza, watuzaniye Mesiya. Kuko guhinduka kwawe kwahinduye n'abandi. Haleluya. Iki rero iyo Yesu abwira umusamariya ati nukugenda mu kuri no mu mwuka, muzareba abantu bose bagiye imbere y'Imana. Reka mbaye izindi ngero ebyiri hanyuma ngiye kugana ku musozo. Yesaya yigeze kugenda. Ariko Yesaya buri yari umurokore type moderne. Muzasoma igitabo cya Yesaya kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 5, Bibiliya yisomaga yifashe gutya. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha. Bazabona ishyano abafata ikibi bakakita cyiza. Bazabona ishyano abigwizaho amasamba abandi bakabura aho batura. Inshuro 8 zose avuga bazabona ishyano. Yeje ku gice cya 6 Imana iravuga ngo ariko uriya muhanuzi akeneye guhura nanjye. Noneho ngo mu mwaka umwamuzi yapfuyemo ngo nabonye umwami Imana, ngo icyubahiro cye cyari cyuzuye urusengero. Hari yenyaze Imana ngo bane ko Mana wa mwotsi wigeze gucumba. Haleluya. Hari umwotsi wigeze gucumba batashye ihema ry'ibonaniro, ngo n'abatambyi bagiye kwinjiramo bumva icyubahiro cy'Uwiteka kirahari kiremereye. Buri icyo bita the glory of the Lord, icyo bita Shekina. Ubundi bishyize mu magambo y'ibyavuga ngo nukuremera kw'Imana. Imana ikajya ahantu kumvira remereye. Wari wicara ahantu kumva kuremera kw'Imana guhari, kumva Imana iraremereye, kumva icyubahiro cy'Uwiteka kirahari. Imana avuga ngo ngiye kwereka Yesaya icyubahiro cy'Uwiteka uko kimera. Ngo abona icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye urusengero. Hanyuma marayika umwe wenyine ngo aramanuka aravuga ati Uwiteka arera arera arera. Ngo yavuze 3 gusa. Yesaya yubarara hasi ati ndapfuye. Yabwiraga abandi ngo bazabona ishyano ati ndonye ishyano nanjye ndapfuye. Najyaga mbwiriza abandi nanjye bitarambaho ati none mbonye umwami Imana. Yikubise hasi. Imana iravuga ati nicyo nashakaga. Abwira umwe mu bamarayika bari bayiskoti. Ergo burya Imana igira abayiskoti. Burya cyatumye aragagabo kitwa uza nayo bigeze guherekeza isanduka y'Imana bayigenda iruhande, arambuye ikiganza agiye gukoraho. Imana iratu marayika aramukubita, urashaka gukora ku cyubahiro cy'Uwiteka, kubita umuntu arapfa. We wakubwiye ko agomba kukuremererwa ukamwikore, none uragenda agendera ku nka agasuzuguro. Mutambye arapfa.
ngo Dawidi atinya Imana. Yego icyubahiro cy'Uwiteka cyamanutse, hari ibintu bikoreka, abantu bagira ubwoba. Ikibazo dufite cy'abakristo buno munsi ntabwo babakigira. Ariko ikigirwamana musenga cyaranyobeye. Dore aha narabibabwiye ndinda ngenda. Imana murayibwira igahumiriza iyo mugiye gusambana, murayibwira igahumbya amaso iyo mugiye kubeshyerana, murayibwira ikareba hirya iyo mugiye kurwana, murayibwira ikajya ko yuzuye isi. Uzi ikibazo gituma abantu bakora ibyaha? Ntibigeze bamenya Imana. Imana kenshi bazabanika bavuga ati mwabantu mwe, umwana yubaha se, umugaraga kubaha shebuja. None niba ndi so, icyubahiro cyanjye kiri hehe? Icyubahiro cy'Uwiteka. Yesaya ikubita hasi aravuga ati mbonye ishyano. Imana iravuga ati icyo nashakaga ntabwo uri bupfe. Abwira marayika bari bayesikotinze, ati genda ufate ikara umukoze ku munwa. Ngo marayika aragenda ajya ku gicaniro akura y'ikara, araza ati iki kigukoze ku munwa, ubwo ibyaha byawe byose urabibabariwe. Haleluya. Noneho n'amatwi yarazibuka. Ariko ikintu cyari cyabaye, murebe ikintu Yesaya yungukiye hari, yaravuze ngo mbonye ishyano number 1, yibona uko ari kuko ndi umunyaminwa yanduye. Abona nabo babana kandi ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye. Kwibona ukuri kuko warebye mu ndorerwamo y'Imana. Yesaya yaramenyereye kwereka abandi indorerwamo y'ijambo ry'Imana, muzabona ishyano, muzabona ishyano. Imana iramubwira ati hindukiza icyo gitabo nawe uvuge ngo mbonye ishyano, ko mbonye icyubahiro cy'Uwiteka kandi ndi umunyaminwa yanduye. Biragana n'abanyaminwa yanduye nabo hari mu giporoso baranahaba. Igiporoso. Ariko se ho honyine muhumure, sindimo kubavuga nabi, nanjye ndi hano. Ariko mujye mucunga iminwa yanyu, ujye uvuga ibyo wahagazeho, ujye uvuga ukuri. Ibintu by'ibihwehwe by'inzawawa mubyihorere. Yesaya ikintu cyavuyemo ngo yarahagurutse, yumva noneho n'amatwi yarazibutse, yumva Imana ivuga ngo ndatuma nde, ati ndi hano ntuma. Umusamariyakazi yaragiye na Yesaya yaragiye, abantu bose bahuye n'Imana baragenda. Haleluya. Rero reka nsoreza ahangaha tuvanemo amasomo makeya. Number 1, kuramya Imana biva mu kubona Imana ku bintu bitatu bigaragara muri iyi nkuru. Number 1, kubona kwera kw'Imana. Buri ikintu cyemeje uriya musamariyakazi ni ukumva avugana na Mesiya, kuko bari baravuga ngo Mesiya azaza ari uwera w'Uwiteka. Bakavuga ati uyu nguyu naza niwe uzatwigisha uko ubuzima bwejejwe busa. Amubwira ati nige tuvugana, nige Mesiya. Umugore aravuga ati sasa ubu bigiye guhinduka, nahuye na Mesiya. Jya mwumva hari indirimbo ngira ngo ni Ambassadors, vuga ngo nahuye na Mesiya. Guhura na Mesiya, guhagararana na Mesiya, akavuga ati jewe umugore utwara abagabo b'abandi mvugana na Mesiya uwera w'Uwiteka. Yesaya aravuga ati jewe Yesaya umunyaminwa yanduye utuye hagati y'abanyaminwa yanduye nabonye Imana. Jewe Mose w'ibirenge byanduye mpagaze imbere y'igihuru cyicayemo Imana. Bose bakikubita hasi bakaramya. Buriya ikidutera kuramya cya mbere no guhura n'Imana mu bintu bitatu. Icya mbere guhura n'Imana mu kwera kwayo, kwera kw'Imana. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo mubabera nkuko so mu ijuru ari uwera. Hari abantu rero njye numva bigisha ngo rero ngo buriya ngo ibyaha byacu byose Yesu yarabirihiriye ngo niyo twabikora ngo ntashobora kubyibuka. Nkabwira you are wrong, fake. Kuko Imana iravuga ngo mubabera nkuko so mu ijuru ari uwera. Impamvu amaraso ya Yesu adutwikira nuko ibyo tudashobora kubikora mu mbaraga zacu, n'ibyo twakiraniwe. Niyo mpamvu batubwira ngo niyikiranukira kutubabarira amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose. Ariko ni igihe wakoze accident, ntabwo batubwira ngo mujye mukora accident kuko mufite insurance. By the way,
abatwara imodoka ngira ngo bimushobora kumfasha kubihamya. Ugiye ugakora accident ngo nuko ufite insurance ukabikora ubigambirira insurance ntikora. Ugiye ukagonga umuntu ukavuga ngo narabivuze uriya muntu nzamugonga, ukabivuga rimwe wenda ukazana mugonga wagize ibyago bakavuga ati ariko yari yarabivuze. Hari abantu babyemeza ko yari yaragambiriye kumugonga, icyo gihe insurance yawe iba annulée ntikora. Umuntu ukora ibyaha bigambiriye, amaraso ya Yesu aramutwikira, kuko Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Ariko iyo bigize akamenyero umera nka Samusoni, umwuka w'Imana kuvaho, kubona kwera kw'Imana. Icyo nicyo cyambere umusamariyakazi cyamuhinduye. Icya kabiri cyahinduye umusamariyakazi wenda abantu badahita babona ni imbaraga z'Imana. Umugore yarahagaze aravuga ati kabisa jewe ndahagaze, uno muntu ashobora kureba mu mutima wanjye akamenya n'ibirimo hasi, akamenya amateka yanjye ntayamubwiye, akamenya yuko nagize abagabo 5 legal cyangwa lego, kuko ni ba mari lego, none nkaba mfite uwundi natwaye. Arandondora. Icya gatatu ariko burya ari nacyo kidukurura twese, gukomeza akamuvugisha kandi amuzi. Jewe nane niwo gusengera indaya ndi imbere yo kwa Rando ngo abantu batabona ko mpagararanye na Yesu. Yarakomeje arayiganiriza n'abigishwa be baje baravuga ati yamaye Rabbi wacu arimo aravugana n'umugore uvoma ku manywa, buriya se ntabwo azi bene abo bagore bari bo. Arabihorera. Baraza aho mugezi iruhande ngo ntiwatinyuka kumubaza icyo yavuganaga na bene uwo mugore. Ariko arangije aravuga ati ndabizi ibyo murimo gutekereza mu mutima, igihe kirageze ngo bisarurwe. Ntimuvuga ngo igihe ngo ubu ngubu mugiye kubona dusarura uyu mudugudu w'isukara, ndasiga nsaruye umusozi wose kubera umugore umwe. Kubera iki? Urukundo rwa Yesu. Ibintu bitatu iyo ubibonye bigahura, iyo ubonye kwera kw'Imana ukabona icyubahiro cy'Imana no gukomera kwayo, hakiyongeraho n'urukundo igukunda, ubuzima bwawe burahinduka. Burya iyo udahinduwe na kimwe muri ibyo ngibyo uhindurwa n'ikindi. Ibyo bitatu nibyo biduhindura. Uyu munsi wanyorohereje barambwira ngo nukuramya Imana mu kuri no mu mwuka. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 umurongo wa 23 no wa 24. Ariko reka mpere hejuru ho gatoya, nubwo iyi nkuru ndibuze kuyisubiramo kugira ngo muyumve neza. Duhere kuri 21. Yesu aramusubiza ati mugore nyizera, igihe kizaza ubwo bazaba batagisengera data kuri uyu musozi cyangwa i Yerusalemu. Dore mwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri, muca umurongo ku abasenga by'ukuri, basengera data mu mwuka no mu kuri, kuko data ashaka yuko bene abo ari bo bamusenga. Imana n'umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Haleluya. N'aya magambo tugiye kwigaho kuri uyu mugoroba, ikintu cyitwa kuramya Imana mu kuri no mu mwuka. Ubundi iyi nkuru y'umusamariyakazi ni inkuru yadufasha kumva ibintu byinshi iyo tuyisesenguye tukinjiramo imbere, tugacengeramo imbere, tukajyamo mu mutima wayo tukayumva neza. Uyu mugore w'umusamariyakazi yari umunyabyaha, ariko kugeza uno munsi nta muntu uratubwira ikintu cyari cyaramugize uwo yari we, kuko Bibiliya iratubwira ngo Yesu yaragiye yicara ku iriba, hanyuma ahicaye umugore araza arahamusanga. Hamusanze aramureba aramubwira ati madame wampa amazi yo kunywa. Ikiganiro uburyo Yesu yagitangiye mu buryo busanzwe, mu buryo bworoshye, kuko yari yicaye ku iriba kandi afite inyota. Aramubwira ati wampa amazi yo kunywa. Umugore aramureba aramubwira ati ariko ushobora kuba wiyibagiwe uwo ndiwe, jewe ndi umusamariyakazi wowe uri umuyuda, unsaba amazi uti? Watinyuka ute kunsaba amazi kuko mwebwe muri Abayuda munena Abasamariya? Murabizi Abasamariya
bari baravuye mu bwoko bwa Isirayeli bw'amajyaruguru, imiryango 10, abashuri bayivanze n'abanyamahanga, havamo ubwoko bw'ikivange, abayuda bo mu majyepfo bakabita abasamariya. Ariko ubundi babitaga abasamariya kuko kapitali yabo yari Samariya, igihugu cyose cy'amajyaruguru bahinduka abasamariya. Uyu mugore rero yavaga muri iryo tsinda abayisirayeli bari batacyemera, bagasengera i Gerizimu, wari umusozi muremure, hanyuma abandi bagasengera i Yerusalemu, hanyuma ntibasangire, ntibagire icyo bafatanya. Ariko Yesu aramubwira ati, ubundi ushatse wampa amazi tukisabanira, ukampa amazi yo kunywa. Umugore aramubwira ati, wowe umuyuda usaba utumusamariyakazi amazi yo kunywa? Yesu aramubwira ati, iyo ubuze ugusabye amazi, ni wewe wari kumbwira nkaguha amazi, kuko amazi jyewe ntanga, uyanyoye ntiyongera kugira inyota ukundi. Haleluya. Noneho umugore arabireba aravuga ati, kabisa uyu mugabo niba ashobora kumpa amazi, sinzongere kugira inyota, sinzongere kugaruka kuvoma saa sita y'amanywa, mpayo mazi. Yesu aramubwira ati, niba ushaka aya mazi, genda unzanire umugabo wawe. Aramubwira ati, nta mugabo mfite, reka dukomeze twiganirire. Yesu aramubwira ati, wagize 5, none n'uwo ufite uyu munsi si uwawe. Mu yandi magambo, yagize abagabo 5 bemewe, ageze aho ibyo guhora ava mu nzu ajya mu yindi, ava mu nzu ajya mu yindi, officially, legally, byemewe n'amategeko. Aravuga ati, sawa, iby'abagabo ndabirambiwe, mbivuyemo, ngiye kwipangira, nzajya ntwara aba bandi, ntagombye kurongorwa. Mu yandi magabo, abaye indaya y'umwuga. Uriya nicyo bivuga. Ntabwo nzi ikintu cyari cyarabaye kuri uyu mugore, niba ari ibintu byari byaramukomotseho kubera imico ye, niba ari ibintu byari byaramubayeho kubera wenda umubiri we, sinzi, wenda ashobora kuba atarabyaraga, cyangwa se icyo nzi ni kimwe, uyu mugore yari afite amateka atari meza. Uyu mugore yari wa mugore utakwifuza ko bagusanga uhagararanye nawe murimo kuganira, kandi rimwe na rimwe mwibwira ko biba byoroshye. Buriya nkatwe twakoze mu murimo w'ivugabutumwa, burya hari kategori y'abantu bitoroha kuvugana nabo. Kubera iki? Iyo bagusanze uganira n'umusinzi nta kibazo, baravuga ati, pastor arihangana, ushobora kuvugisha n'abasinzi. Iyo bagusanze uganira n'indaya, bashobora kugukekaho yuko nawe ushobora kuba ufite utuntu tw'udutandansi, ushobora kubutereta. Utarisanga muri iyo situwasiyo nk'iyo Yesu yari arimo hano, ntabwo ashobora kubyumva. Ariko nyagunda gutanga urwo rugero kuko rwanyigishije isomo rikomeye cyane. Burya Yesu ntabwo ameze nkatwe. Kera hari nko muri 19 nk'ibihumbi 2002 ngira ngo, cyangwa hafi nkaho, byari byose nari nkikora muri AEE, nari ntaraza mu gipastori. Mvuye mu mujyi ari nimugoroba, nyuze hari hakibakabari kitwa Kadirake, hasanze indaya ihagaze ku muhanda. Narabibonaga ko ari muri babandi batega. Burya uko indaya zihagarara siko abakobwa basanzwe bahagarara. Hari umuntu uhagarara ukabona yuko ateze, ariko anteze ndahagarara. Hari nka 3:30 z'ijoro, nari nje mu masengesho epfo hariya Kabeza, twagiraga amasengesho kuwa 5 nimugoroba. Ndahagarara, umukobwa mushyira mu modoka. Ndabona se iyo mwana w'umukobwa 4 z'ijoro uhagaze hano ku muhanda, ubu ntabwo biba biguteye. Wantwari kise usa n'uri umuntu nkanjye. Ndabona ndi umuntu nkawe, ariko nge ndi umugabo, wowe uri umwana w'umukobwa. Mbese ntangira kwigira very serious. Erega nyamara burya abantu n'abantu nta kintu. Yewe nawe rwose igihe nta nicyo nagutwara, ndi umuvuga butumwa. Ariko reka nkubwire ubu buzima. Noneho nangiye kumubwira burya umwuka wagira ukuntu akora. Umwana atangira kurira, ambwira amateka ye, yendaga gusa nayo y'umusamariya. Umwana w'imfubyi yabaye aho ngaho, umuntu w'umugabo aramubeshya, amutera inda, amubwira ngo azamufasha kuko yarafite barumuna be yasigaranye. Ambwira inkuru ye, nza ngenda buhoro kugira ngo mbanze nanayumve. Ndabona se ubu buzima wabuvuyemo. Ntangira kumubwira ibya Yesu,
ntangira kumwereka yuko ashobora kubona amateka mashya. Tuba tugeze kwa Rando, ndabona rero reka musengere, ariko ubuzima wature ubuvemo. Bavuga butumwa burya twebwe ibonye umuntu umunyabyaha ubonye ikiraka. Hanyuma ntangiye kumusengera mbona abantu barasohoka mu gisementi. Naparitse ku muhanda, ku ruhande iriya rompo yari taraza. Murabizi kare ka roundabout ko kwa Rando kaje jundi kari kataraza nyine, naparitse ku ruhande ku gisementi. Burya nda serious nese ya polisi yari tariyongera kuko n'imodoka zari zitaraba nyinshi cyane nk'ubu ngubu. Ntangiye gusenga mbona abantu basohotse mu gisementi, nta nubwo isengesho narirangije, nigiye ubyivugiye. Ndamubwira nti maze Uwiteka kugirire neza, wibuke ibyo nakubwiraga, Yesu azakugirire neza. Mba ndakije ndihuta ngo abantu batabona ko ari preacher. Barimo kuvugana n'indaya ku muhanda saa 4 y'ijoro. Yesu we ku manywa y'ihangu arahagarara. Umugore uzwi utwara abagabo b'abandi, uzwi mu mujyi, yicara ku iriba baraganira. Aravuga ati madame, genda uzane umugabo wawe, ibisigaye dukore diri. Aramubwira ati nta mugabo mfite. Aramubwira ati uvuze ukuri, nta mugabo ufite, n'uwo ufite si uwawe kuko wagize 5. None uwo ufite si uwawe. Umugore aramubwira ati nakubonye uri umuhanuzi, ariko ntungagisha ibyo ngibyo, iby'idini ntidukorana. Mwe musengera i Yerusalemu, twe dusengera i Gerizimu. Nturebe yuko mbayeho muri ubu buzima nanjye mfite idini yanjye ndi. Bo yafite abuzukuru benshi. Abuzukuru w'uyu Musamariyakazi ni benshi, na hano barimo bafite idini ariko basambana. Rero ngiye kunyirariraho uwami icyuma gipima nk'icyo Yesu yari afite, ngo nyishyire hariya ku muryango gisakuze. Musohoka kivuga, usohoka kivuga, usohoka kivuga, usohoka kivuga. Kuko uyu mujyi utuwemo n'abuzukuru buriya mugore, kandi bafite amadini, basengera i Gerizimu. Abegerizimu mutahe na bene wanyu, nyogokuru wanyu arabatashya. Ariko ikintu tugiye kujya, Yesu aramubwira ngo madamu va muri ibyo by'idini, igihe kirageze ngo abasenga Imana, abaramye Imana bayiramye mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Ndimo ndasenga Imana muri iyi minsi, ndasenga Imana ngo aya magambo ye kuba yiremera gusa, kuko iyo umuntu agenda asaza yifuza yuko isi yihuta. Iyo umuntu agenda asaza yifuza ko abantu bakizwa vuba, kuko ntabwo ubuze iminsi ushigaje, ariko ubona abantu barimbuka. Njya nicara nkanyura muri uyu muhanda, muri iyi mihanda nkareba abantu, nkareba abagabo, nkareba abagore, nkagenda mbwira Imana ngo Mana tabara abantu barimo bararimbuka. Bararimbuka mu nzoga, bararimbuka mu busambanyi, bararimbuka. Hari ukabona abantu bigiriye i Gerizimu, ngo burya i Gerizimu ibyaho biroroha. Reka mbabwire impamvu i Gerizimu byoroha. Bariya Abasamariya, umwami Tigurati Peraseri amaze kubajyana mu bunyagano, baramubwiye ngo yazanye abanyamahanga bavanga n'Abayisiraheli bari batuye mu majyaruguru, abazanira n'ibishushanyo n'imana z'abanyamahanga, barazizana biravanga. Bukeye baramubwira tuzi ikintu, ba bantu wajyanye muri cya gihugu bajyanye imana z'inyamahanga, none imana yaho yabamarishije intare. Umwami muze kubisoma muri Bibiliya zanyu, kuko Abasamariya bari barivanze n'andi mahanga, batangira gusenga ibigirwamana byabo. Ariko n'ubundi sicyo cyabiteye, n'ubundi bari basanzwe babisenga. Abayisiraheli bageze aho barambirwa Imana, batangira gusenga ibigirwamana by'amahanga bakikije. Noneho hano ho bari babavanze n'abanyamahanga batazi Imana. Noneho baravuga ati reka dushake abahanuzi babo babigishe gusenga Imana, ariko n'ibigirwamana batabiretse. Dufite abahanuzi nk'abo muri icyo gihe cy'Abashuri, banafasha n'abantu kujya muri ibyo byaha, banabwira abantu ko nta nicyo bitwaye kuba muri ibyo byaha. Tubwiriza ubutumwa butanabwira abantu ngo nimuve muri ibyo byaha, comfortable, bukorohereza mu byaha byawe.
igerizimu. None wese aramubwira ati rega madame, ari abasengera i Yerusalemu n'abasengera i Gerisimu bose nta tandukaniro n'amadini. Igihe kirageze ngo basenga Imana bayisenge mu kuri no mu mwuka. Ubaza umuntu utari kuko muri abanywi b'inzoga byagenze bitatizwe turabangirikani i Gerisimu, ariko ko mbona musambana muka bati twebwe ariko turasenga twebwe turi born again. Ibyo muganye mbifite gihamya muri kino gihe ngo ntatsinda ufite ukuri, hatsinda ufite ibimenyetso. Je n'ibimenyetso ndabifite n'ukuri ndagufite. Uzabihakana azaze mutize telefone yanjye wame ibimenyetso by'abakristo b'i Gerisimu n'abi Yerusalemu. Ko burya Yerusalemu ho bari bakirata yuko ariho urusengero rw'Imana ruri, niho abafarisayo n'abanditsi basengeraga, n'abatambyi bakuru bari bagihari batambaga n'ibitambo i Yerusalemu. Muri ino minsi dufite abakristo rwose bakubwira ati ngiye nsengera mu itorero ry'umwuka, hanyuma si byo urimo. Ngiye nsengera muri born again, hanyuma si byo urimo. Ngiye ndi umwangilikani w'i Gerisimu. Ko mwabigenza kose, noneho akavuga ngo igihe kirageze ngo basenga Imana bave muri ibyo by'imihango n'amadini, basenga Imana mu kuri no mu mwuka. Noneho urumva ikintu gitangaje cy'uyu mudamu. Umudamu aravuga ati ibyo aribyo byose ibyo urimo kumbwira, batubwiye ko hari uwitwa Mesiya nazaza azabidusobanurira neza tubisobanukirwe tuve muri ibyo by'imihango n'imiziririzo. Aramubwira ati ujye tuvugana ni Mesiya. Haleluya. Ikintu nkunda cy'uyu mugore, from a prostitute to a preacher, yahoze ari indaya, aravuga ati kuva giye mbonye Mesiya birahindutse byose. Ikintu gishimije n'ikibindi yarakibagiwe, agetaho aravuga ati no kibindi ntigisigare hano ndagaruka. Aragenda ajya ku musozi aravuga ati muze mbereke, muze murebe umuntu, muze murebe umugabo. Batahati kabaye yari yaratwaye wo kwa Margarita, none agiye kutwara no kwa Jeannette, abonye undi mugabo. Arababwira ati yasibe n'uwo mugabo ndimo kubabwira ni umugabo nyamugabo, ni umugabo ukureba. Haleluya. Umugabo ukureba ukibona ukuri, umugabo ukureba ibyaha byawe bikajya hagaragara kandi ntibimutere kukwanga. Uyu mugore ko tumuzi, bwa bushizi bw'isoni bwe bwagiye, ariko murabona bene abo bagore batwaye abagabo b'abandi, yifata ku mayunguyungu umusozi ugashya. Murabona akifata atya, yakwica gusa rimwe umuriro ugashya, umusozi ugashya. Bagiye kubona aravuga pozima yatuje. Hari umuntu twigeze kuganira, twakoranye ikiganiro n'umuntu waravuga ngo yeye ngutize gusi uko yitonze, ngo yicaranye na pastor vure muri ukuntu none avuga yitonze cyane. Ntabwo ndi buvuge amazina kuko ntabwo ndi hano mu gusebanya, ngo vure mari yitonze kandi kuko yari yitonze, ari umwana mwiza. Nkavuga niko uyu mwana kuki abantu bamuvuga nawe ko mbona ari umwana mwiza. Iyo wahuye na Mesiya uritonda ukavuga neza. Baravuga ati ariko uyu mugore ikintu cyamuturishije akaba avuga noneho atifashe ku gahanga, ntiyifate ku mayunguyungu ngo azunguze. Agomba kuba kuko yahuye n'umugabo nyamugabo. Timuze tujye kureba, muze gukurikira inkuru ngo baraje babonye Yesu, ngo bamuteze amatwi. Baravuga ati sasa mada, ntabwo noneho twemejwe n'ibyo watubwiye, natwe turumva hari ibintu byatunganye. Ahubwo ngo baramuhendahindura, baravuga ati wadukundira ukamara iminsi ibiri hano, kuko hari abandi twasize hariya batazanye natwe. Umva uko batubwira ku murongo wa 39 ngo nuko benshi mu Basamariya bo muri uwo mudugudu bizera Yesu, kuko bumvise amagambo y'uwo mugore ahamya ati yambwiye ibyo nakoze byose. Nuko Abasamariya bamusanze baramwinginga ngo agumane nabo, asibirayo kabiri. Hizera abandi benshi baruta ba mbere kuko biyumviye ijambo rye.
maze babwira uwo mugore bati wakoze sha, wakoze mada, wakoze, nubwo wahoze utwara abagabo b'abandi ariko uyu munsi turakwemeye, wakoze. Ngo baramubwira bati noneho si amagambo yawe yonyine aduteye kwizera, kuko natwe twiyumviye tukamenya ko uyu ari we mukiza w'abari mu isi koko. Haleluya. Iyi ni inkuru nziza. Haleluya. Umugore w'indaya abwiriza umusozi urakizwa. Reka tukuremo ibintu bitatu bidufasha kugira ngo nsoze. Ntabwo ndibuze kubarambira ngo nkomeze mbwirize nze gutinda cyane. Icya mbere, burya kuramya Imana mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Bitangirira ku kubona Imana. Kugira gute? Kubona Imana. Muzitegereze Bibiliya, abantu bose bahuye n'Imana bakibonanira, ubuzima bwabo bwarahindutse. Reka mbahe ingero nkeya. Umugaragu w'Imana Mose yigeze kuragira intama, aragenda mu gitondo abona igihuru kiragurumana ariko ntigikongoke. Byari bisanzwe yuko habaho ibihuru bigurumana, kuko nkatwe twaragiye inka mu mashyamba, ibihuru birashya pe. Abahigi baratwika ishyamba rigashya, ushobora kuricaho ririmo gushya ukajya kuragira ahandi kuko riba riruze kuzima. Nta nubwo twarizimyaga, kwikomereza. Ariko nimugoroba agarutse asanga cya gihuru kiracyagurumana, ibindi bihuru bigikikije ntibyafashwe kandi nacyo ntikirimo gukongoka, nta n'umwotsi ucumba. Abatikame mu iki gihuru, this is special. Ariko ndahamye ko atakirebye nijoro. Bukeye mu gitondo yongeye kwahura intama asanga cya gihuru kiracyagurumana. Aravuga ati sasa ibi ni ibintu bishya, reka njye kureba aya mahano, njye kureba ikintu cyabaye muri kiriya gihuru. Igihuru kigurumana ntigishye. Araza aracyegera, ageze hafi yacyo kiti Mose, Mose, igihuru kiguhamagara mu izina. Ndakurahiye nawe ugiye ahantu igihuru kikaguhamagara kikakuvuga mu izina, wahita ubira icyuya. Mose, Mose, kwetura izo nkweto zawe kuko aho uhagaze ntahera cyane. Mose yikubise hasi araramya. Imana iramubwira ngo ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ya basogokuru banyu. Iyo umuntu ahuye n'Imana nyamana, kandi nimureba ahantu hose, reka mbaho urundi rugero rumwe rwo mu isezerano rya kera tugaruke mu isezerano rishya kugira ngo tuze gukuramo amasomo, kuko kuramya kwacu gutangirira kuri icyo kintu cyo guhura n'Imana nyamana. Igituma abantu benshi bataramya Imana, igituma abantu benshi ubuzima bwabo butahindutse, ntabwo bigeze bahura n'Imana. Bahuye n'idini, bahuye na pastori, bahuye na bishopu, bahuye n'amakanzu, bahuye na kora. Twebwe buriya turagoye. Kera nigeze kujya gusezeranya abageni ntambaye kora. Nsanga umuyobozi umwe, umwepiskopi, umubishopu, arambwira ati pastor ugiye he? Nje gusezeranya ubu bukwe. Ati utambaye? Ubuse nambaye ubusa. Nkoze mu ijosi nsanga kariya kantu ka white nta karimo. Ati utambaye korogo ntiwambaye. Ariko ndarenzaho ikanzu. Ati niyo warenzaho abiri, subira mu rugo ujye kuzana kora. Navuye mu Biryogo usubira i Remera hirya hari kuzana kora. Iminota 20 yo kugenda na 20 yo gusubirayo, ubukwe bwakerereho isaha. Hanyuma nza kubwira abagenzi banjye twakoranaga, ariko numvaga ndimo gutogota mu nda. Togota umeze nk'inkono bashyize ku ziko ngatogota. Ubikingira pastori ni kariya ka plastic. Ku pastori je ndi pastori mu izina rya Yesu, ndi pastori mu mwuka, ndi pastori hanyuma bagenzi banjye rero barandangije, baravuga ati wowe icyo wazize uri kiga guhuma, wari kujya muri biro ugakata agapapuro ugashyiramo wa muswa. Ubwo nanjye mba ndabyiza. Icyo ndimo gushaka kubumvisha ni iki? Hari igihe dushyira imbaraga mu mihango n'imiziririzo. Mujye mumbabarira jewe,
kuko nakijijwe mbishaka kandi nkizwa mpuye na Yesu wavure. Twihuriye musitaraho nsoma Bibiliya, ndamubona ndamumenya, menya yuko igifite agaciro ikingira pastori ntabwo ari imyambaro nambara, mukuri no mu mwuka. Imyambaro sinyisuzugura, munyumve neza, ntabwo nyisuzugura, ifite akayo gaciro, ariko ntabwo ari cyo kingira pastori, nta nubwo ari nacyo kingira umukristo. Umunsi muzabyumva hari ibintu byinshi bizabafasha, kuko abantu benshi bihambiriye ku mihango, bibagirwa ko imihango ni ishusho y'inyuma, rimwe na rimwe uba udafitiye n'iki imbere. Muzasome mu bitabo byacu by'amasengesho barakubwira ngo isakaramentu ni iki, ngo ni ikimenyetso cy'inyuma cy'ibyabaye imbere mu mutima. Hari abantu benshi bakomejwe nta cyabaye mu mutima, hari abantu benshi babatijwe nta cyabaye mu mutima, hari abantu benshi bafata igaburo ryera nta cyabaye mu mutima, hari abantu bavuga Yesu nta uri mu mutima, hari abantu babaho nta Yesu bafite. Ariko nkakubitamo kora yanjye, nkakubitamo ikanzu, bambona bati kanoni yaje. Uri umugisha wa kanoni rero, ubundi baca idikoni bambara red, kanoni warakomeza akayambara kurinda apfuye. Uri kanoni nyine, kanoni icyitegererezo. Hari igihe mbareba nkavuga ntumva muzabazwa byinshi, ngiye mujye munyita pastori. Kanoni icyitegererezo, tukabwira abantu ngo munyitegereze, twakwitegereza tukagenda nko kugenda hacurike. Ariko mujye mwitondera amazina baduha. Kanoni ntabwo ngewe nenda kurireka kuko ntacyo rintwaye, n'ubundi unaje ukambwira ariko ntabwo nakureberaho, nakubwira niyo shawe uvuze ukuri rwose, nanjye hari ibinaniye. Ariko niba uranakubera honete nkakubwira nibyo ngibyo uvuze ni ukuri, mukuri no mu mwuka. Kuko buri iyo uhuye na Yesu, reka nigarukire hano, iyo uhuye na Yesu nibwo umenya neza huyu wa, nibwo umenya uriwe. Uyu mugore yahuye na Yesu aramubwira tumva madamu, mbere yuko uvuga ngo uzimana banza wemere uriwe. Abantu bicara hano kagira beza bakafata mikrofone hano bakaririmba, Yesu akakubwira ngo banza wemere uriwe. Sibyo, banza wemere uriwe. Nambare kora nitwe pastori, banza wemere uriwe, mukuri no mu mwuka. Kuko nicyo yakoreye uyu mugore w'umusamariyakazi, yarabanje muhagarara imbere aravuga ati mada, mbere yuko wakira aya mazi y'ubugingo banza wemere huyu wa, banza wemere uriwe. Ikintu kitwica tugendera mu binyoma, ikintu kitwica turitwikira, ikintu kitwica twambara udupfukamunwa, tukambara face mask, ukambara mask ukigira igitangaza. Imana ikakubwira ngo banza wemere uriwe, ugendere mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Kandi buri ikintu nkundira Imana, iyo ufunguye ukajya mu kuri no mu mwuka ntabwo ikwanga. Cyo nkundira Yesu, yabwiye umugore aramubwira ati madamu erega ndakuzi ntacyo mpishwa, wowe wagize abagabo 5 n'ufite uno munsi, ariko dushobora gukomeza tukaganira. Ubwo aramubwira ati nakonyura umuhanuzi ati ntabwo ndi mu by'idini, ndi mu buzima bugomba guhinduka. Ikibazo dufite twahugiye mu twibagirwa ko ubuzima bugomba guhinduka, ubuzima bugomba guhinduka, abantu bakagendera mu kuri no mu mwuka. Hari igihe abantu bakubwira ibintu, kera nkiri pastori uyobora paruwasi, umuntu yize kumwira pastor n'ubwo biriya myigishirize yawe izirukana abakristo. Ndavuga nahitamo kugira abakristo 100 bari mu kuri no mu mwuka kuruta 1000 kiri mu binyoma. Kuko ku munsi w'amateka nta kinyoma kizakora. There is no hiding place, nta ushobora kububa, nta ushobora kwishyira amaso y'Imana. Abantu badahindishwa umushitsi na presence y'Imana ndabababarira, kuko ku munsi w'amateka ngo byose azabishyira ku mugaragaro. Yesu yabwiye uyu mugore aramubwira ati madame, reka ibyawe mbishyire ku karubanda kugira ngo ugendere mu kuri no mu mwuka. Kandi umugore amaze kubyemera yabaye affirmed,
Yesu umva abaturage bagenzi be niwe bamwe madakora hano, watugiriye neza, watuzaniye Mesiya, kuko guhinduka kwawe kwahinduye n'abandi. Haleluya. Iki rero Yesu abwira umusamariya ati nukugenda mukuri no mu mwuka muzareba abantu bose bagiye imbere y'Imana. Reka mbaye izindi ngero ebyiri hanyuma ngiye kugana ku musozo. Yesaya yigeze kugenda, ariko Yesaya buri yari umurokore type moderne. Muzasoma igitabo cya Yesaya kuva ku gice cya mbere kugeza ku gice cya 5, Bibiliya yisomaga yifashe gutya: bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bazabona ishyano abafata ikibi bakacyita cyiza, bazabona ishyano abigwizaho amasambu abandi bakabura aho batura. Inshuro 8 zose avuga bazabona ishyano. Yeje ku gice cya 6 Imana iravuga ngo ariko uriya muhanuzi akeneye guhura nanjye. Noneho ngo mu mwaka umwami Uziya yapfuyemo, ngo nabonye umwami Imana, ngo icyubahiro cye cyari cyuzuye urusengero. Hari yenyasenga Imana ngo baneko Mana wa mwotsi wigeze gucumba. Haleluya. Hari umwotsi wigeze gucumba batashye ihema ry'ibonaniro, ngo n'abatambyi bagiye kwinjiramo bumva icyubahiro cy'Uwiteka kirahari kiremereye. Buri icyo bita the glory of the Lord, icyo bita Shekina, ubundi bishyize mu magambo y'ibyavuga ngo nukuremera kw'Imana. Imana ikajya ahantu kumvira remereye. Wari wicara ahantu kumva kuremera kw'Imana guhari, kumva Imana iraremereye, kumva icyubahiro cy'Uwiteka kirahari. Imana avuga ngo ngiye kwereka Yesaya icyubahiro cy'Uwiteka uko kimera. Ngo abona icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye urusengero. Hanyuma marayika umwe wenyine ngo aramanuka aravuga ati Uwiteka arera arera arera. Ngo yavuze 3 gusa, Yesaya yubarara hasi ati ndapfuye. Yabwiraga abandi ngo bazabona ishyano ati mbonye ishyano nanjye ndapfuye. Najyaga mbwiriza abandi nanjye bitarambaho ati none mbonye umwami Imana. Yikubise hasi, Imana iravuga ati nicyo nashakaga. Abwira umwe mu bamarayika wari wayisikoti. Ergo burya Imana igira abayisikoti. Burya icyatumye aragagabo kitwa uza nayo bigeze guherekeza isanduka y'Imana bayigenda iruhande, arambuye ikiganza agiye gukoraho, Imana irato marayika aramukubita, urashaka gukora ku cyubahiro cy'Uwiteka, kubita umuntu arapfa. We wakubwiye ko agomba kukuremererwa ukamwikorera, none uragenda agendera ku nka agasuzuguro. Umutambyi arapfa. Ngo Dawidi atinya Imana. Yego y'icyubahiro cy'Uwiteka cyamanutse, hari ibintu bikoreka, abantu bagira ubwoba. Ikibazo dufite cy'abakristo buno munsi ntabwo babakigira. Ariko ikigirwamana musenga cyaranyobeye. Dore aha narabibabwiye ndinda ngenda. Imana murayibwira igahumiriza iyo mugiye gusambana, murayibwira igahumbya amaso iyo mugiye kubesherana, murayibwira ikareba hirya iyo mugiye kurwana, murayibwira ikajya ko yuzuye isi. Uzi ikibazo gituma abantu bakora ibyaha? Ntibigeze bamenya Imana. Imana kenshi bazaboneka bavuga ati mwabantu mwe, umwana yubaha se, umugaraga kubaha shebuja. None niba ndi so, icyubahiro cyanjye kiri hehe? Icyubahiro cy'Uwiteka. Yesaya ikubita hasi aravuga ati mbonye ishyano. Imana iravuga ati icyo nashakaga ntabwo uri bupfe. Abwira marayika bari bayesikotinze ati genda ufate ikara umukoze ku munwa. Ngo marayika aragenda ajya ku gicaniro akura y'ikara, araza ati iki kigukoze ku munwa, ubwo ibyaha byawe byose urabibabariwe. Haleluya. Noneho n'amatwi yarazibuka. Ariko ikintu cyari cyabaye, murebe ikintu Yesaya yungukiye hari, yaravuze ngo mbonye ishyano number 1, yibona uko ari kuko ndi umunyaminwa yanduye. Abona nabo babana kandi ntuye hagati y'abanyaminwa yanduye. Kwibona ukuri kuko warebye mu ndorerwamo y'Imana. Yesaya yaramenyere kwereka abandi indorerwamo y'ijambo ry'Imana. Muzabona ishyano, muzabona ishyano. Imana iramubwira ati hindukiza icyo gitabo nawe uvuge ngo mbonye ishyano, ko mbonye icyubahiro cy'Uwiteka kandi ndi umunyaminwa yanduye.
biraga n'abanyaminwa yanduye nabo hariya mu Giporoso baranahaba Giporoso ariko se ho honyine muhumure sindimo kubavuga nabi nanjye ndo hano ariko mujye mucunga iminwa yanyu ujye uvuga ibyo wahagazeho ujye uvuga ukuri ibintu by'ibihwehwe by'inzawawa mu byihorere Yesaya ikintu cyavuyemo ngo yarahagurutse yumva noneho n'amatwi yarazibutse yumva Imana ivuga ngo ndatuma nde ati ndi hano ntuma Umusamariyakazi yaragiye na Yesaya yaragiye abantu bose bahuye n'Imana baragenda haleluya rero reka nsoreza ahangaha tuvanemo amasomo makeya number 1 kuramya Imana biva mu kubona Imana ku bintu bitatu bigaragara muri iyi nkuru number 1 kubona kwera kw'Imana buri ikintu cyemeje uriya Musamariyakazi nukumva avugana na Mesiya kuko bari baravuge ngo Mesiya azaza ari uwera w'Uwiteka bakavuga ati uyu nguyu naza ni uzatwigisha uko ubuzima bwejejwe busa amubwira ati nige tuvugana nige Mesiya umugore aravuga ati sasa ubu bigiye guhinduka nahuye na Mesiya jya mwumva hari indirimbo ngira ngo ni ambassadors vuga ngo nahuye na Mesiya guhura na Mesiya guhagararana na Mesiya akavuga ati jewe umugore utwara abagabo b'abandi mvugana na Mesiya uwera w'Uwiteka Yesaya aravuga ati jewe Yesaya umunyaminwa yanduye utuye hagati y'abanyaminwa yanduye nabonye Imana jewe Mose w'ibirenge byanduye mpagaze imbere y'igihuru cyicayemo Imana bose bakikubita hasi bakaramya buriya ikidutera kuramya cya mbere no guhura n'Imana mu bintu bitatu icya mbere guhura n'Imana mu kwera kwayo kwera kw'Imana niyo mpamvu Yesu yabwiye abigishwa aravuga ngo mubabera nkuko so mu ijuru ari uwera hari abantu rero njye numva bigisha ngo rero ngo buriya ngo ibyaha byacu byose Yesu yarabirihiriye ngo niyo twabikora ngo ntashobora kubyibuka nkabwo you are wrong fake kuko Imana iravuga ngo mubabera nkuko so mu ijuru ari uwera impamvu amaraso ya Yesu adutwikira nuko ibyo tudashobora kubikora mu mbaraga zacu nibyo twakiraniwe niyo mpamvu batubwira ngo niyikiranukira kutubabarira amaraso ya Yesu akatwezaho ibyaha byose ariko ni igihe wakoze accident ntabwo batubwira ngo mujye mukora accident kuko mufite insurance by the way abatwara imodoka ngira ngo mushobora kumfasha kubihamya ugiye ugakora accident ngo nuko ufite insurance ukabikora ubigambirira insurance ntikora ugiye ukagonga umuntu ukavuga ngo narabivuze uriya muntu nzamugonga ukabivuga rimwe wenda ukazanamugonga wagize ibyago bakavuga ati ariko yari yarabivuze hari abantu babyemeza ko yari yaragambiriye kumugonga icyo gihe insurance yawe iba annulé ntikora umuntu ukora ibyaha bigambiriye amaraso ya Yesu aramutwikira kuko Imana yacu ni Imana y'imbabazi ariko iyo bigize akamenyero umera nka Samusoni umwuka w'Imana kuvaho kubona kwera kw'Imana icyo nicyo cya mbere Umusamariyakazi cyamuhinduye icya kabiri cyahinduye Umusamariyakazi wenda abantu badahita babona ni imbaraga z'Imana umugore yarahagaze aravuga ati kabisa jewe ndahagaze uno muntu ashobora kureba mu mutima wanjye akamenya n'ibirimo hasi akamenya amateka yanjye ntayamubwiye akamenya yuko nagize abagabo 5 legal cyangwa lego kuko ni bamari lego none nkaba afite uwundi natwaye arandondora icya gatatu ariko burya ari nacyo kidukurura twese gukomeza akamuvugisha kandi amuzi jewe nane niwe gusengera indaya ndi imbere yo kwa Rando ngo abantu batabona ko mpagararanye na Yesu yarakomeje arayiganiriza nabigishwa be baje baravuga ati yamaye Rabbi wacu arimo aravugana n'umugore uvoma ku manywa buriya se ntabwo azi bene abo bagore bari bo arabihorera baraza aho mugezi iruhande ngo ntiwatinyuka kumubaza icyo yavuganaga na bene uwo mugore
ariko arangije arababwira ati ndabizi ibyo murimo gutekereza mu mutima, igihe kirageze ngo bisarurwe. Ntimuvuga ngo igihe ngo ubu ngubu mugiye kubona dusarura uyu mudugudu w'isukara, ndasiga nsaruye umusozi wose kubera umugore umwe. Kubera iki? Urukundo rwa Yesu. Ibintu bitatu iyo ubibonye bigahura, iyo ubonye kwera kw'Imana ukabona icyubahiro cy'Imana no gukomera kwayo, hakiyongeraho n'urukundo igukunda, ubuzima bwawe burahinduka. Burya iyo udahinduwe na kimwe muri ibyo ngibyo uhindurwa n'ikindi. Ibyo bitatu nibyo biduhindura. Uyu musamariyakazi cyamuhinduriye ni ukubona umuntu umuzi mu bubi bwe, ariko agakomeza akamukunda, akamubwira ati ariko twakomeza tukaganira, kandi wandondoye. Terega madani, ntabwo ndi mu by'idini, ndi mu byo guhindura ubuzima bw'abantu. Ariko amubwiye ko ari Mesiya wera w'Uwiteka. Aravuga ati jyewe umugore w'indaya ndavugana na Mesiya. Namba 2, jyewe umugore w'umunyabyaha ndavugana n'umuntu wandondoye unzi mu bubi bwanjye. Namba 3, jyewe wanzwe n'abagabo bose. Eriko uriya mugore yari afite ibikomere byinshi yatewe n'abagabo. Abagabo 5 bakwirukana. Uwa mbere arakwirukanya guha urwandiko, uwa kabiri arakwirukanya guha urwandiko. Ndibwira ko niba yari yabyaye abana, mutekereza abana yagiye asiga muri iriya miryango, agahinda kari karamwishe. Ariko aravuga ati hano hari umugabo unshubije agaciro kanjye. Arahinduka, noneho ajya mu kuri no mu mwuka, aba genuine. Ukaba wowe kuko wahuye no kugira wowe, ukaba wowe kuko wahuye n'uvuga ngo jyewe ndi ubuzima, jyewe ndi. Ukaba wowe kuko wahuye n'ukwereka uriwe utari we. Koreka nkubwire, ushobora kuvuga uti genda umusinzi, nkakubwira ngo ya Imana ikurema ntiyakuremeye kuba umusinzi, yakuremeye kuba umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, ikuremera imirimo myiza yiteguriye kera ngo uyigendere muri Kristo Yesu. Ntabwo waremeye kuba umusinzi. Ushobora kuba uri umusambanyi kandi ubirambiwe, ukavuga ngo jyewe naragerageje ngo mfite na za karande, nkakubwira no way, muri karande y'Imana ubusambanyi ntibubamo. Imana ikavuga ngo uwo nguwo uriwe uyu munsi si we wowe, ahubwo wowe nyakuri n'uwo uzaba we umunsi wahuye na Mesiya, ukajya ugendera mu kuri no mu mwuka. Haleluya. Hari abantu benshi bicara ugasanga bamuhinduriye izina, ni gahinda, ni mubabaro, ni yabesi, ni kanyota, ni mubu, n'andi mazina menshi. Ariko Imana ikakubwira ngo uwo nguwo uriwe uyu munsi si we wowe. Wowe nzi. Burya icyo nkundira Yesu areba umuntu akavuga ngo uyu mureba ku musozi wabo bamwita Kabwera, ariko genda mureba nkabona zaba nyirakuruza wabavuga butumwa. Haleluya. Akagufata akagushyira mu kuri no mu mwuka, ugahinduka icyo wagombaga kuba cyo. Agafata Yabesi bakayongera ati Yabesi agahinda nikica kagira mubi, uzasaza uri mu bitu, bakwise Yabesi. Imana ikavuga ngo ya numenye Imana ya Isirayeli, Imana ya Yakobo. Ubundi yitwaga Imana ya Yakobo, ariko Imana ngo amenye Imana ya Isirayeli, arayitakambira, imuhindurira amateka, arangiza ubuzima bwe arusha bene se icyubahiro. Kubera iki? Yahinduriwe amateka. Iyo rero utangiye kuramya Imana mu kuri no mu mwuka, guhindurirwa amateka. Haleluya. Kuko urabanza ukabona Imana yera ikakubwira ngo ngwino use nanjye, ariko ukabona Imana y'imbaraga n'ubutware iguhindurira byose. Ariko ikirutaho ugiye nkunda cyane, ukabona Imana iguhobera ikagukunda. Wanciye iki Yesu, buriya umujye mubitekereza. Umusamariyakazi ahagaze akavuga ati bishoboka bite ko ngewe umugore watwaye abagabo b'abandi ndimo kuvugana na Mesiya? Kera nkimara gukizwa, reka ndangirize kuri ubu buhamya dusenge.
buriya mu gitabo habamo indirimbo nakundaga n'ubu ngikunda cyane, najyaga nicara nkaririmba ubundi amarira yanjye kugira ngo azaze, yewe niyo bankubitaga yewe amarira yanjye ntabwo yazaga byoroshye, nafungaga umutwe tu, ariko najyaga nicara nkavuga ariko muzi ndirimbo ngo Yesu nguhagaze imbere nibaza binyobeye icyakunkundishije uryo nduwatsinzwe mpindanye biranyobeye biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu wishyize ibyaha byanjye bihinduka nk'ibyawe weho ntacyo wakoze nige bakujijije biranyobeye biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu birya byuya by'amaraso ntangariyo mbyibutse ibyo byabaye ku bwanjye ryajo rigoromani biranyobeye birantangaje nzajya mbitangarira biranyobeye birantangaje yuko wankunze utyo Yesu umunsi uzageraho wumva ibyo ngibyo ukumva gukomera kw'Imana ukumva kwera kwayo bigahura n'urukundo rwayo ikakwakira ukuri nibwo uzatangira gusenga Imana mu kuri no mu mwuka ukavuga ngo uyu mwami wankunze utyo wankunze atya ni ukuri sinzamutenguha ni ukuri sinzamuhemukira sinzamuvaho niba wicayemo hano uyu mugoroba ukawumvise umwuka w'Imana avugana nawe ngo uyu niwo munsi wo gutangira urugendo rwo gusenga Imana mu kuri no mu mwuka ukava mu kamenyero k'idini n'imihango gusa ukava mu kamenyero k'izina ukavuga ngo hari ikintu kimwe nzi ngiye kugendana na Yesu mu kuri no mu mwuka uzamura ikiganza aho uri dusenge Imana kuko ndumva twese dukeneye kujya tugendera muri iyo presence y'Imana tukagenda turabera nk'uko data ari uwera tukanga icyaha nk'uko acyanga ariko tukajya tumuramya tukamushima kuko yatugiriye neza akadukura mu byaha byacu. Dusenge Imana turagushimye mwami Mana yacu urebe ibiganza bizamutse imbere yawe kuri uyu mugoroba mwami turifuza kubona icyubahiro cyawe cyuzura ahantu umugaragu wawe Yesaya ngo umunsi umwe ngo umwaka umwami Uziya yapfuyemo ngo urimanukira uraza wenda yari ari mu gahinda kubera yuko umwami wajyaga amuhesha agaciro yari yapfuye uravuga ngo reka manuke Yesaya amenye agaciro abonera muri jyewe ntabwo tuzi icyakumanuye kuri icyo gihe icyo tuzi ni kimwe nuko yakubonye
akikubita hasi akakuramya kandi akava abonye mission kandi yejejwe. Turasenga Mana ngo uyu mugoroba utugenderere, turasenga ngo icyubahiro cyawe cyuzura aha hantu, iki cyumweru kizaba icyumweru cyo kukubona, kuko abakubonye bose bikubise hasi barakuramya. Mwami Yesu, turashaka kubona imbaraga